Imana irambwira ngo nzakugirira neza. Amen. Haleluya. Ndivuza mpera kuri centre de santé ndazamuka Gahinindi rukaza Rwamagana ndagenda za Kigali njya muri Faisal. Imana yacu tugiye neza cyane njya muri Shehashika, ariko ndibuka igihe kimwe nicaranye n'umuganga muri Faisal, harambwira ati rwose umva nkubwire wa mama we ntago ushobora kuzakira kuko turabona indwara yawe ikomeye atari yo gushyira mu Rwanda, tugiye kukwandikira transferi izakujyana mu Buhinde. Mbwira muganga ntumva rero muganga wimpisha. Yera TV. Alipigwa vibaya. Taina yamba. Hana msaidizi. Wali wa mtunulira. Hakuna wa kumwangalia. Wali wa mwangu itako buyisi. Kila mtu anapita tu. Msanja wa bandi uno wano. Mwanaume yuko tu hapa. Misimu jimukumie kune. Mapepo zimeondoka. Kwa musamba sabize. Walienda kwa wachawi. Kama naka sente koina. Sema pesa unayo. Nani pia tunaitaka. Wana watemu. Wote ni walimu. wako kwa dunia. Wanakongeza vijana. Kama mamutute. Mtoto wa Mungu ameshambokonya Maria. Wako tu vilalita. Taina. Chochote. Anabula kwa katono kufa. Wako karibu kufa. Newajayo musanu tomu. Kulikuwa na Msamaria alikuja. Jambo lampo. Mbwisukuri. Haleluya. Ndambwira ngo wimisha mbwisukuri kuko iyo dusenga ni nyamaboko. Iyo dusenga irakomeye. Ndamubwira ngo muganga iyo nsengera hejuru y'abaganga bose isumba abadogiteri bose nzi bo mu Rwanda. Mbwisukuri. Mana yacu ishimwe. Araseka cyane arambwira turakirwa n'indakirijwe ngende umukristo nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupfa mpagaze mu murongo w'8 nahisemo guhora nkizwa hanyuma ngashinga mu gakiza komera Imana yacu amashyi cyane. Amen. Himbazwe Yesu. Hanyuma arambwira ati ngiye kukubwira ubwo nyine niba ari ugusenga usenge niba uzakira ati warwaye indwara ya kanseri niyo ngiyo Yesu azayimira bunguri kuko ndi umugabo wo guhamya imbaraga z'Imana. Mana yacu ishimwe cyane. Amikinini kimwe cya paracetamol nishira 50,000 kirahita ijya 10,000 ntafite ntanze amafaranga 60,000 nja mu rugo ndagenda mbwira Yesu numva rero Yesu twumvikane cyewe naragukoreye nabwirije ubutumwa za Misaza nabwirije ubutumwa za Rwamagana nabwirije ubutumwa za Kigali nagiye za Ruhengero urabizi nagiye n'ahandi urabizi Mana narakuvugiye ndabizi neza ko impumyi zigeze zahumuka ndabizi ko hari amatwi byumvise ndabizi ko hari ibihema byagurutse biragenda ndabizi neza Mana iyi ngiyi ntabwo ari yo kunyica ahubwo niyo gutuma izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Mana yacu nishimwe. Bantu bajya barwara bakiganyira, bantu bajya barwara bakajya mu bavumu, bantu bajya barwara bakajya kuraguza, bantu bajya barwara bakabandwa bagatekera, bantu bajya barwara bakabandwa bagatekera, bakashugunya inkoko z'inkungurane mu mibyaro y'abaturage bakayishyira mu mayira bakarambikaho amafaranga, bantu bajya barwara bagashaka ibitagira umumaro, ariko mu ijuru dufite Imana. Dufite Imana. Haleluya. Mana yacu nishimwe kandi nihabwa icyubahiro we. Yitwa udatetereza yisunga ni igiti cy'inganzamarumbu ni isambu itarumba ni ubwugamo bw'umugaru ni umutabaza w'umutabaza bose ni ubwihisha bw'amuhungiyeho. Komera Imana yacu amashyi cyane. Komera mu masiba. Amen. Haleluya rero. Haleluya ariko muzehe. Haleluya. Musobanuke mwambara imbaraga z'Imana. Ndabona imyaka 2 kugira ngo nuzi imyaka 50 ngeze mu myaka 48 50 hari Imana yabwiye kubera Yera TV. mwari mubizi neza. Oya komeza. Amen. Komeza. Haleluya. Hanyuma rero njyama mu rugo iwanjye ubuzima burakomeza gihe kiragera mbwira umwana nti ndarembye cyane ndumva bikomeye ndijya hafi aha ngaha dore telefone uzazwebera abantu 3 nimarana kuva mu mwuka uzabazana ari bo bazagufasha ku rupfu rwanjye. Hanyuma umwana rwose arambwira ati nibyo
ariko araturikararira ndaryama mu buriri iyo ngiyo ibintu birakomera biratinda amezi 6 arashira ndi kumwe n'Imana siganye ibyiringiro kambabwira ngo abarokoremo mushakashake uburyo wakizwa neza hanyuma ugatunga ibyiringiro bishobora gutunga umugenzi mu gihe kora ritakiririmba mu gihe utakiri mu cyuma cy'amasengesho mu gihe utacyumva ivuga butumwa mu gihe pastor atakikuyobora mu gihe mwarimu atakiguha amahoro mu gihe utakibasha kugerayo ushakashaka uburyo watunga ibyiringiro za bindi bizafasha umugenzi ku rugamba. Gihe kiragera rero nihuse igihe kimwe njya mwiyerekwa ngiye kubona mbona ikirere kirasadutse kwa kundi njya mbona indege umuryango ugikindunguka ukabona havuyemo umusirikare niko nabonye umuntu amanutse yambaye imyenda y'ibitare yari afite agasahane kari kariho inshinge kari kariho umusho kari kariho ipamba kariho amacupa 2 harimo n'akandi gacupa gafite amazi aramanuka ndamureba muri ryarekwa filimi biracitse nikangura ndahantu muri sare ngari cyane izo birarangira mbona ndi mu kagara ndimo ndagenda filimi biracitse mbona ngeze mu cyumba aho nari mpagaze njyewe nawe harimo ibyuma byinshi nikangura ndyamye ku gatanda ariko mbere yuko ajya kuri byo gukora antera urushinge hano atangira kunganiriza. Haleluya. Usaba Yesu kugira ngo ajye kuganiriza mu gihe wageze mu byago mu gihe wageze mu bibazo mu gihe byakomeye mu gihe byakunaniye mu gihe waruhijwe usaba umwami wawe kugira ngo ajye kuganiriza. Imana yacu ishimwe. Hanyuma yatangiye kubaga abaga hano arabaga rwose arangije nuko agiye kubona umuntu afashe ka gacupa asutsemo amazi aroza kuko jewe narwaye kanseri ku nkondo y'umura hepfo y'inkondo y'umura hari ikibyimba bitobokeramo birameneka namaze igihe kinini nibinze amashira ari masho kubikubwira nyine n'ubundi inkuru mbariranira tuba ariko mu ijuru dufite Imana. Haleluya haleluya haleluya. Mana yacu nishimwe. Harangije yosamo ndabyumva neza cyane arongera aratota arahaguruka arigendera ageze kure cyane avuga ijwi rimwe rirenga arambwira ngo kwizera kwanjye niko kuzagiza. Tumuhe icyubahiro Yesu. Haleluya. Ndashaka twumva Imana we. Komeza Maria. Amen. Haleluya. Hanyuma birarangira ubuzima burakomeza nkangutse nkora kunda gutya ngo numve ko ari igipfuko ariko nsanga nta nikiriho ubwo nyine menya ko Imana yaje kumvura mpita nibuka ijambo Imana yambwiye ngo yewe Yakobo wa munyorogotowe nunyura mu mazi ntazagutembana nuca mu muriro ibiri byari bizagufata kuko nagutangiye kuba incungu. Nibuka ko muri 97 mu kwezi kwa 7 ku itariki 28 mu isaha ya saa 10 nsohotse mu masengesho y'iminsi 7 nibuka ko Imana yambwiye ngo ngushireho ko umuhanuzi wo guhanura amahanga kurandura no gusenya kubika no gutera imbuto. Komera Imana yacu amashyi cyane. Amen. Ubuzima burakomeza numva rero ntangiye kuzana akantu kwa kuribwa mu nda wa muriro byahekenyaga mu magufwa ibyambuzaga numva atangiye kuzama akantu icyumweru kimwe kirashira icya kabiri kiraza wa muntu arongera agaruka mbona cya gifuko kiragarutse nyine n'ubundi nuko birangije arafukura arongera yozamo anyuza mu cyuma ndabibona akuramo umura wanjye mbona ku nkondo y'umura n'igisebe asigaho ibivuta ndabira by'ibitare arangije ashyiraho siparadara arambwira ngo humura uzakira. Amen. Haleluya haleluya. Witeka Imana tugirire neza di mugabo wajyari mu kwezi kwa buki yari ameze neza n'umukobwa wa 19 ntacyo byari bimutwaye rwose kandi arimo gushaka yarababwiye ati cyo umugore wanjye yarapfuye n'abana ntabangira ubu ndi umupfakazi nta kundi byagenda ngwina twabanire Imana batugire neza cyane. Witeka tugende buriya iyo ubuzima bwahindutse mu muryango bijya bihinduka ariko Yesu yabimaze kubikora neza hari uburyo Imana ajya birundarunda abantu bakavuga imbaraga z'Imana. Yesu. Haleluya. Ubuzima bwarakomeje amaje gushitura ya kabiri acije mu cyuma hanyuma birangije numva ntangiye kuzana akabaraga umwana arinjira gatoya ndamubwira ntari ko burya nyegura aranyegura ko bivaga bikomeye cyane ndamubwira ati rwose se nta kantu mwama ngo nwewe rwose ubu nta kantu mwama ati se tukugurira iki ni mwirukanka mugenda mushakira agacyayi k'akazu yaza ukuntu mwana arijyana kazanye ni kandi burya ni musindagize mujyane hanze araturika ati mama buriya agiye kuraga byarangiye yapfuye.
ngeze hanze arambwira atari komandi ati urapfuye koko niwe ntago nzapfa mwana wanjye zarama. Haleluya haleluya haleluya. Hanyuma rero nihuse ubuzima burakomeza, ntangira kongera kumva byiza ubwenge, ntangira kumva nongeye nshatse kugira ibintu ndya, ntangira kumva numva rwose ibyiringiro bigarutse cyane muri jewe. Uko kwishira gatatu Yesu aragaruka kwa kundi yabigenje, anyuza mu cyuma anyereka inkonda y'umura wanjye, arambwira ati ni inkovu, kwizera kwawe kuragukije, genda unkorera Imana. Biremera muri Yesu, biremera biremera muri Yesu, biremera we muri Yesu, biremera biremera muri Yesu, biremera biremera muri Yesu, biremera biremera muri Yesu, biremera muri Yesu, biremera ariko imyaka 60 turabyina gutyo kandi baragagaye. Bihereze se cyubahiro Ndasoma ijambo ry'Imana. Mpangazi. Yesu atugwe neza, dufite imbaraga zo kwizera. Yesu akora ibitangaza. Ngiye gusoma ya ntego rero. Yesu agenda mu midugudu n'ibirorero byose. Yesu agenda mu midugudu n'ibirorero byose, yigisha mu masinagogi, yigishirizaga mu masinagogi, avuga ubutumwa bwiza bw'ubwami, abwiriza ubutumwa bwiza bw'ubwami, akiza indwara zose, yakirije indwara zose, ubumuga bwose. Abonye abantu ko ari benshi, arabababarira kuko bari barushye cyane, basandaye. Imana yacu ishimwe nk'intama zitagira umwungeri, Imana itugirire neza cyane. Abantu bararwaye kuko bameze nk'intama zitagira umwungeri. Naje ngeze na moto hariya, nari ngeze kuri kiriya giti kiriya gihagaze biriya byuma by'umuriro, mbwira umumotari twari turi kumwe, ariko ndumva hano hantu ni hari ikirere cy'umwuka w'abarangi. Arambwira ati nawe bavuze ingoma nibo. Ndikumbe naje kuvuga imbaraga z'Imana no kubwira abantu bine hangaha ko hari imbaraga zisumbiza abarangi. Mukomere mu Yesu. Haleluya haleluya haleluya. Witeka Imana tugire neza, witeka Imana tugirire Yesu ni Satani hehe hasi cyane. Komera Imana yacu amashyi cyane. Kwa Yesu birahari, kwa Yesu hari ugukira, kwa Yesu hari ugukiza, kwa Yesu hari uguhumura impumyi, kwa Yesu ibirema birahaguruka, kwa Yesu ipfa amatwi birumva, kwa Yesu ibirema biragenda. Imana yacu itugirire neza cyane. Yesu arangiza, angirira neza. Yewe ndakubwiye nawe urarushye, indwara ikumazeho igihe kinini cyane, kabona wowe wagiye no mu barangi rwose byaranze, ariko uyu munsi hari urangiza rwa burundu. Nta wundi rero ni utabura uko bigenza, ni igiti cy'inganzamarumbu, ni igitare Emmanuel ari kumwe natwe. Haleluya haleluya. Icyo ubona byakunaniye bizana hano kwa Yesu, arashoboye. Witeka kugirire neza. Imana yamari gushyigikire, ngo agenda mu midugudu ya nimugoroba, ngo atangira kugera mu birorero, ngo harimo abarwayi benshi, ngo nuko ngo arangije, ngo atangira gukiza indwara, ngo harimo ibirema, ngo harimo impumyi. Imana yacu tugire neza cyane kandi dushyigikire. Uyu munsi uri impumyi, nubwo wibwira ngo urareba, abarangi barakuzengereje, urabyina ukavuna ijosi, badayimana ukagutwara ikuzimu, ariko uyu munsi dukinira Imana yacu tukayicira umugara kuko hari icyo yadukoreye. Amen. Haleluya. Merutse kujya ahantu ni ku musozi wa Matinza,
harimo umurozi wigize rurangiza rwaburu ati uyu mugore aranzengereje ati uyu mugore aranyishe ati uyu mugore mbuze akazi ko gukora dusengera domiyaneti Imana tugiye neza cyane yarazi ko ngo yamurangije atazigera abyara n'umunsi n'umwe yararangije imyaka 20 atagira umwana yarabyaye ku mwana umwe gusa umurozi yaramugejeje ku mwana umwe ariko reka nkubwire twakandagiye ku musozi birebera turahindura hatu abadayimoni barahunga nahangaha na hatu we kubera Imana yatabashe cyane n'imibyari byumve n'amashuri byumve n'ibireba inyinya byumve n'ayamaza byumve aha na hatu twahaba hose Imana ishimwe ahubwo mugiye kureba ikintu Imana igiye gukora aha umurozi atarabyaye nari naramufashe ndabigira nte Imana tugiye neza cyane umurozi araroga Imana arambwira ngo subirayo babwire ngo mbahaye umwana w'umuhungu subirayo Imana itanze umwana w'umuhungu ati tuzarebe umuhanuzi burya twahanuye mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana ry'Umwuka Wera biremera haleluya haleluya biremera Imana tugiye neza cyane kandi dushyigikire umwana aravuka ko nako kabiri umurozi ataranzengereje we ngiye kuzana ku mwana avuke niyamara kuvuka muterwe Imana irambwira guhaguruka usubirayo ejo bundi igiyeyo aba ari jya wabitega ariko mu ijuru dufite Imana mbwira Yesu ngo ndabyihanura Imana mu tugiye neza cyane twagiye mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso ngiye gusoza nta kibazo Mariana Abefeso 5 turahera ku murongo wa 10 hanyuma Imana itugiye neza cyane Rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso igice cya 5 umurongo wa 10 mushakashake uko mwamenya iby'umwami ashima mushakashake uko mwamenya iby'umwami ashima yemwe mw'ababyeyi mwe yemwe mw'abakobwa mwe yemwe mw'abasore mwe yemwe mw'abakecuru mwe bageze mu zabukuru yemwe mw'abasaza mwe mushakashake mumenye neza iby'umwami ashima nimusohoke muri byeri nimuve muri kanyanga nimureke birabyuma nimureke imizefaniya nimureke guga neza nimuve muri za kurubu mw'ijuru dufite Imana ikora imirimo n'ibitangaza iyo wabonye Yesu nta nyota ugira nta kirungurira nta gifu umaze kubihaza mw'ijuru dufite Imana ikora imirimo n'ibitangaza jewe ngizwe nari gato cyane mujye mubaza pasiteri wanyu azababwira nari gatoya we nari gatoya abantu bagirwa batari kubura cyabasha kuguruka nka kera ntiburya biremera ariko Yesu amaze kumbamo neza haleluya kanseri imaze gukira urugamba rurangiye Imana irambwira ngo nzagushyiraho inyama nzaguteraho imitsi nzakorosaho ifu kandi nguhakamaho kugira ngo uzafashe abandi ubu rero hagaze mu kwezi kwa buki reka komera Imana yacu amashyi amen haleluya ubwo iby'umugabo nabyihore tuzabisubiramo ejo zababwira imbaraga z'Imana ngwino ushakashaka icyo umwami ashaka va muri buriya bakarudaya sohokamo va muri ibyo bigirwamana reka guterekera no kubandwa sigaho kwirwa uvuna ijosi bitazagira aho bikujyana aba tumaze gusengera ni benshi kandi bavunaga amasosi bakaza bakayakaraga mu cyumba nkakubwira ngo uri umurangi ishyara hasi tugusengera Imana abarangi bakavuga baje gutata umudendezo w'itorero bakavuga uburyo batumwe bakavuga uko byagenze Imana mutugeneza cyane tukabasengera bakagarura umuntu wa muntu bakagarura umutima wa muntu Kristo akabamo neza bakavuga imbaraga z'Imana Yesu nashimwe amina haleluya impamvu abana baba batagitsinda ni iyihe impamvu abana baba babaye ibigoryi ari inzererezi ni iyihe impamvu abana barara babwejagura ni iyihe impamvu abana bazinduka bavuga mu gicuku cyane ni iyihe impamvu abana bawe bashyira baryana barwana ni iyihe impamvu abakazana batagukunda ni iyihe impamvu tuzanye n'abana bawe ni iyihe ndagutangariza neza ko ari imyuka mibi ari wawe urarana n'abacuraguzi uryamaho wapfuye uryama nk'intumbi ukabyuka nkayo nta sengesho nta Data wa twese nta ndakuramutsa Mariya ntayo wigirira umeze nka rya sengesho ngo muri twe nta buzima bwose ariko ijambo ryatubwiye ngo dushakashake haleluya iby'umwami ashima komera Imana yacu amashyi komeza ijambo ariko
nimukifatanye n'imirimo yabo umwijima nimukifatanye n'imirimo yabo umwijima itagira umumaro ahubwo muyihane Imana ibagirire neza ibikorwa nabo rwihishwa ayiwe biteye ubwoba biteye isoni cyane gusa kugira ngo hari urugo ngezemo hano hangaha reka ne gutunga intoki Imana yabatuye neza cyane ariko ijambira ngo urugo rufite ikibazo witeka turengere baryama nk'intumbi babyuka nk'iyindi ntibazi ibirayi nyuma y'urugo rwabo ntibazi ibirayi imbere y'umuryango barabasinziriza ubuticura bagambiriye kuzashya nk'uko ucinduka Imana yabatuye neza cyane ariko mu ijuru dufite imbaraga z'Imana zibohora zigakiza zigakora ibitangaza uwari upfuye akaba muzima kuko dufite ibyiringiro Yesu ariho azabana natwe yarapfuye ntagipfa yagiye ikuzimu yambura Satani imfunguzo atatanya abadayimoni bose akingurira abera arangije kubw'ibanga rye abirindura igitara kigakera hejuru yitwa imfura yo kuzuka muhereza icyubahiro haleluya ndashoza ariko murongo wa 12 kuko ibikorwa nabo rwihishwa ese ni no kubivuga biteye ubwoba turaguze ariko ibyo byose bitangazwa n'umucyo bihinduka umucyo kuko ikimuri kiba n'umucyo cyose bihinduka umucyo nicyo gituma bivuga ngo usinziriye kanguka uzuke Kristo abanuka kumurikira nuko mwirinde cyane uko mugenda bantu banyinya nanjye we mutagenda nk'abatagira ubwenge ahubwo mugende nk'abanyabwenge nimwongera gusubira mu barangi mucunguze uburyo nimwongera kujya kwa Nyabingi kuko iminsi ari mibi bamwe muri mwe mufite za Ryangombe abandi murara mu mandwa abandi mu mahembe abandi muraguruka Mani tugeneze cyane ariko mu ijuru dufite Imana haleluya uwo mugore kakubwire Yesu yatugiriye neza Mana yacu nishimwe kandi nihabwe icyubahiro hanyuma rero kanguka uzuke Kristo agira gute abone uko akumurikira kanguka musore wari mu nzoga wari mu busambanyi kanguka muzeyi wajya kunywa neza na turubu na kakandi ukicara mu bagabo kumva nabaye umugabo nkawe kanguka Yesu atugiye neza abagore beza ba Yesu haleluya ngo bahoraga ngo bambaye neza Mana yacu ngo umurimbo wabo wari uba imbere niko ijambo ry'Imana ritubwira abagore babonye Kristo ntabwo bicara mu kabari ntabwo bajya kunywa imisuru y'akahebwe ntabwo bajya gusinda ibigage nabyo abagore bose babonye Yesu banezezwa no guca umugani no guhimbaza Imana ubwo rero niba ukicara mu kabari urabeho ntabahetse umugore nuko mwirinde cyane uko mugenda mutagenda nk'abatagira ubwenge ahubwo mugende nk'abanyabwenge erega abantu mutwumva mucunguze uburyo umwete kandi abantu muri aha ngaha mucunguze uburyo umwete kuko iminsi ni mibi nuko ntimukaba bapfu gutyo ahubwo mumenye icyo umwami ashaka Mana tugire neza Mana dushyigikire turimo duhanura covid twarayihanuye tubwira abantu ngo igisiga cy'amerwa kiramanutse ngo kandi kimanukiye amahanga nuko mu rusengero baradutumira inama y'abajyanama iraterana baratubwira bati nimusinye uhere none ntimuzongere guhanura kuko muratera abantu ubwoba ndababwira ngo niba ari ibya perezidanse nzajyayo ariko kuko ari iby'itorero ngo abakristo bitegure abakristo basengera igihugu abakristo basengera isi ndagomba guhanura mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera haleluya hanyuma covid igarutse rero itangira barahanuye bazajya babyemera byasohoye Yesu yaravuze ngo nibatanyizezwa n'ibyo mvuga ngo abanyizezwa n'ibyo nkora ngo bazanyizezwa n'ibimenyetso n'ibitangaza kabisa turagushimira Mana yera uko biteye uri Imana ishobora byose uri we kandi uzahoraho rangiza rwa burundu uzamuye amajwi kuri umusozi mu izina rya Yesu barabyumvishije basamira imbaraga z'abarangi izina rya Yesu abantu badasinzira abantu babuze amahoro abantu barwaye abantu bafite ibibagoye abo turabasengeye
Tufashe mimi kora mu majwi y'icuma. Tufashe mimi tumijuma tuvuga. Tufashe mimi Yesu Kristo wakoze Yesu reka imbaraga yo kubohora no kubohoka ibone hano hantu ndagushimiye kuri Imana igiye gukora ibirimo n'ibitangaza abantu bagakira indwara zo mu mitima icyubaro n'ikibi cyawe bisenza bishima kandi misaba Imana data mu izina rya Yesu watunga anakuja polepole. Si Msamaria. Huyo alikuja. Nitakabono webirebyo. Huyo ndiye alikuwa mfalme wa wakati. Mfalme wa wakati. Alikuja amepaisu. Alikuwa ameshika. Nitakabono webirebyo. Huyo kwa hiyo atambula bambi. alikuwa anatembea. Anayagala bamuyambe. Anaomba msaada. Asaba bamuyambe. Anaomba msaada. Na yanono bambi. Na huyo pia Nagambanze. anasema tebatumira abo babisibu. Hajanipatia washida. Tebatumira abo babisibu. Hajanipa washida. Tebakwatako. Hawa ni usi. Namwe barama. Hata anaenda sana. Nakubakabonero. Yeye anasema anasema bali kuyamba. Watu wengine ni watakufa. Ameondoka. Yesu yatutambulira mu. Hiyo dunia tunaishi ndani. Omusajja no bwera bakabona. Bila aliona mtu anakabona. Tunulira kabona. Anaona mfalme. Ngaba usanga. Unasijana kabona ananyamba. Anisaidia. Murabya ngakute Bible. Alikuwa ameshika usanga na atasa. Anisaidia. Bambi nawe niko mukoyo. Ndi wanomfa. Hapa na metago muyambi. Aje msaidia. Kabona namo tunulira. Kabona anamwangalia. Mimi mujekelezia. Anamwambia maneno ya Yesu tendo jekolira. Tunaenda kujifanyia. Acha niende nifanye kazi. Namuvako. Anaondoka. Namulekaho. Anamuacha. Omusajja alitayo. Huyu alikuwa hana chochote. Nabaye omusajja omulala. Kulikuwa na mwanamume. Nabaye omuntu omulala. Kulikuwa na mtu mwingine. Omulevyo webirevyo. Mlevi wa nyakati. Omulevyo nati naye huyayiriyo. Mlevi pia wa nyakati hizo. Akute Bible. Alikuwa ameshika Biblia. Biblia abyenda kweso. Ndio hao walikuwa ayingidde naye. Amekuja pia. Omusajja bwe yalaba. Huyo mwanamume namutunuulira. Anamwangalia. N'agamba wange. Oli omulevi. Nawe nyambako. Saidie baba. Ontase. Saidie. Naye amugamba. Yeye alimwambia. Abagala nakuyamba. Nze sijja kuyamba. Abooluganda. Acha nikwambie ndugu. Walevi. N'abalala bonna. Wengine pia. Abakuleseewo. Wakyaliwo essuubi eddala. Mungu yupo wa kusaidia. Wamemuacha watu wa dunia. Mambo ni magumu sana. Hakuna msaada. Hakuna wa kuangalia. Mambo ni magumu. Wale wa kumsaidia wanataka kumpokonya. Wamejaribu. Alianguka kwa wauaji. Lakini wa kumsaidia walishindwa. Alikuwa anadhani mlevi atamsaidia. Anakuja kuongea katika maisha. Walishindwa kusaidia. Omusajja ali ku kkubo. Huyu ako barabarani. Huyo yagwadda. Alianguka chini. Ennaku 3 ali awo. 3 akapo. Wayiseewo omusajja gwalowooza. Mwanaume amepita wa kumsaidia. N'amutunuulira. Anamwangalia. Bwe yamutunuulira. Alimwangalia. Amaaso gonna gaguddeyo. Macho naanguka ndani. N'amutunuulira. Anamwangalia. Omusaayi gumuyiseemu. Damu yote imeshamkamba. N'agamba nti owange. Anasema jamani. Sinzewo okuyamba abanaku. Si mimi wa kusaidia maskini. Omusajja yagudde dda wali. Huyu ameanguka chini. Buli omu amutunuulidde. Kila mtu anamwangalia. Bayibuli egambye. Yali ava Yerusaalemi. Alikuwa anatoka Yerusalemu. Yali ava kusinza. Alikuwa anatoka kwa Mungu. Mu batemu. Ndiye anaanguka na wale wauaji. Abatemu ne bamukajambula. Wale wauaji wanamchapa. Onsi muno tulina abatemu. Tuko na wauaji dunia hii. Embeera esobola okutuukako. Hata maisha yanaweza kuwa obwavu ne bukukuba. masikini anaanza kukuba. Abeewammwe ne batakuyamba. Hata watu wa kwenu wanaweza kukusaidia. Kukatara. N'akasente k'olinawo. Hata pesa unazo. Nako ne bakatwala. Hata wanakupokonya. Abo be batemu abali mu nsi. Hao ndio wajambazi wako duniani. Ebikyamu byonna. Wanafanya mambo mabaya sana. Wameshatoa vitu vyake. Uno bwafaanana. Uno vile anakaa. Uno bwafaanana. Angalia vile anakaa. Amaziga gamuyita. Machozi yanatiririka. Tewali wayinza mutaasa. Hakuna msaada hata. Akaaba mu mutima gwe. Angalia ndani ya roho. Nani ayinza okunyamba? Nani atanisaidia? Nani ayinza okutaasa? atanisaidia? Omulevi ampiseeko. Mulevi amenipita. Ampiseeko muyisi.
amenipita tu yampada yadde nusu hata jamupa ate yadde mutwaliro hata jabipeleka hospitali akazako naye antunuulidde butunuulizi karibu na ananiangalia tu mikwano marafiki zangu omala okugwa mu batemu ukianguka kwa wakati akwesamba kila mtu anakimbia omala okwavuwala kuwa masikini akwegaana kila mtu anakukataa okusuulibwawo ukitupa huko amakago nga gaweddewo familia yake inaisha agamba ekisiraani kila ekyo mtu anakuita saagala kisembere wange nebawayamba nebagala kusembera toli musajja watu vile mwanaume huyu anoonya amuyambe anasaidia msaidizi anoonya namuyamba anatafuta msaidizi tewali ayamba hakuna wa kusaidia omusayi gugwamu damu inayotoka ne baganda be bamweganye hata mandugu zake ne wamemkataa basaba nabo bamweganye wenye anaomba nao wamemkataa na gye yali ava bamweganye wenye alikuwa anatoka wamemkataa osabi yalinako ne sente alikuwa tena mu pesa biro byalina beyayamba alisaidia watu wengine naye bonna tebamuyambye hawataki kumbuka bawulizaayo buwuliza wanasikia ne tu bagamba bambi wanasema jamaa mukama akuyambe Mungu acha kusaidia mukama yabakutaasa Mungu mwenyewe naye akusaidia ataasa atya lakini Mungu anasaidiaje nagwamu nagwamu anaisha si kyalina kyennyina sina chochote nagwa mu batemu nimeanguka kwa wauaji omusajja yagwa mu batemu alianguka kwa wale wajambazi wabaddewo ekitemu kino ekyamugyemu sente kile kiuaje kilimpokonya pesa ekiso kyakyerabidde hata wano na ile kijambia n'ekiso yakirese wano hata ile ya kumuua ameacha kasita hapa yafunye sente bila alipata pesa n'agamba nti ebiso wambirekawo bila amepata pesa wacha aiwache hapo majani kyagudde yenna wameshamnyorosha yeye bamumazeemu yenna hakuna chochote amebakisha kati ali ku kasasiro ako tuko takataka talina muyambi hakuna msaidizi eyali yeyamba vile alikuwa anajisaidia yakutte baga ye alikuwa na baga kati yake atambula yekka anatembea na tasobola chochote kutambula hawezi kutembea agudde ku mabbali hapo g'ekkubo barabarani pale kando talina amuyamba wa kumsaidia okwogera eri obulamu bwo kuongea katika maisha wakati yako ng'abatemu bakulumbye wali essuubi nate katonda akyasobola okuyamba Bwana anaweza kusaidia mukama yeebazibwe amen abatemu nga bakulumbye vile wajambazi wamekorosha obwekikanga bukulumbye masikini wa emizimu makanaka gyawomwe nga bagisindika mapepo bukwe yametuma kwako ne babaako ne gye bakutwala vile walikuweka ne mapangoni bagamba nti oyo wakasema twamuvaamu ndio tulimtoa kwake twamuvaamu tulimupeana kwa ono bamwerabira huyu alisaulika bamwerabira alisaulika era tali ku mapu ya uganda hata yuko hapo duniani tewali ayagala kumulabawo hakuna mtu anataka tewali kujua ayagala kumutunuulira hakuna anataka kujua habari zake kubanga kwa ajili yatemulwa aliuawa n'ayavuwala vile alikuwa masikini takyalina ssuubi ana lolote takyalina ssuubi ana lolote yasuulibwa kasasiro alitupwa kwa takataka yasuulibwa kasasiro alitupwa kwa takataka yagwa mu batemu alianguka kwa majambazi simanyi bameka abaliwo n'abaagwa mu batemu wangapi mukapo mlianguka kwa bagwa mu wauaji batemu abantu bakwegaana watu walikukataa olwala ekirwadde abantu bakwegaana unakuwa na magonjwa watu wanakukataa ofuna obwavu abantu bakwegaana ukiwa masikini hakuna buli kimu anakuhitaji kyonna kikwegaana kitu kinakukatana kutunuulira butunuulizi wanakuangalia tu basuubiramu kye hata wao wanajua shida zao nabo tebakuyamba hawataki kujua napita wapi akummeka omusajja ali siku wano ngapi huyo mwanaume yuko hapa oli omukabona naye ayitawo ule mfalme anapita tu n'amutunuulira anamwangalia n'agamba anasema jamani nina emirimu gyange na kazi zangu nina emirimu gyange na kazi zangu weetaagira obuyambi nahitaji msaada abantu tebakuyamba watu wakusaidia omusajja ayimbye oluyimba mwanaume ameimba abantu hivyo bakusekera busekezi watu wanakuonyesha basobola kuyamba hana msaada nono tebamuyambi na huyo wajamsaidia nono tebamuyambi hata huyo wajamsaidia bayibuli eyogera Biblia inatuambia olunyiri lwa 3:3 33 akatusomereyo soma tusomereyo olunyiri lwa 3:3 olunyiri lwa 3:3 Musamaliya bwe yalinga atambula naye omusamaliya bwe yalinga atambula najja waali najja gy'ali awo bwe yamulaba awo bwe yamulaba
n'amukwatirwa ekisa olwasatu mu ennya n'amusemberera n'amusiba ebiwundu bye n'afukamu amafuta n'omwenge n'amussa ku nsolo ye n'amuleeta mu kisulo ky'abagenyi n'amujjanjaba olwasatu mu ettaano olwakyenkya n'atoola eddinaali bbiri n'aziwa nannyini nnyumba n'amugamba nti mujjanjabe n'ekintu kyonna ky'oliwaayo okusukka ekyo bwendikomawo kubira Yesu engalo ez'amaanyi ebyawandiikibwa bigambye Omusamaliya omulungi n'alyoka ajja ekyomukisa Omusamaliya n'ayitayo eyo bwe yayitayo n'asinkana omusajja eyava mu batemu yamusisinkana teyalonzalonza yali ayina eggaali ye n'agipaakinga bbali wali n'asooka n'atuula n'atunuulira owana eyatemiddwa n'agamba tunaakola tutya n'ajjayo bandeji n'ajjayo amafuta n'ajjayo ebintu byonna n'amutereza n'agamba nti omusajja ono abulako katono okufa nereka tumutwale mutwaliro tubeeko tumutwala ajjanjabirwe laba Omusamaliya akutte amwetisse amututte kubira Yesu engalo okwogera eri obulamu bwo abatemunga bakutemudde wetagayo Omusamaliya omulungi ayingira mu kkubo lyo Omusamaliya omulungi nakitokolo olwalala Omusamaliya omulungi yayingidde nakitokolo Yesu ayagala kutaasa abatemu ebbanga lyonna abatemu bonna kutawanya ebbanga lyonna Omusamaliya omulungi yayingidde dda ayagala kutaasa Omusamaliya omulungi awaayo obulamu bwe ayagayo obulamu bwe abagayaniye byonna n'agamba ono ayina kubeera mulamu ayina kuziba mulamu simanyi mbeera ki eyatomera obulamu bwo naye waliwo Omusamaliya eyayingidde mu nakitokolo erinnya lya Yesu ayagala kwebagala n'ebiwundu byo ayagala kusiba ayagala kutwala akozeewo ku maapu waliwo Omusamaliya erinnya lya Yesu amala okuyingirawo ebintu bitereera omusajja n'amutwala munda Omusamaliya ono n'agamba ngenda kusasula buli kyonna ekyetaagisa onaasobola okulokolebwa ngenda kusasula buli kyonna ekyetaagisa onaagema obulamu ngenda kusasula buli kyonna ekyetaagisa onaasobola okutereera erinnya lya Mukama lyebazibwe Omusamaliya gwe bayita Yesu anaitwa ni Yesu asemwe nakitokolo amekuja na kitokolo simanyi mizimu egyakutagula mapepo ngapi simanyi lumana yakutagula simanyi majini gakutagula simanyi nyabingi yakutagula obuwanvu bwe bwakutagula ebyakika kyome byakutagula ayagala kusiba anataka kufunga vidonda ayagala kusiba biwundu anataka kufunga vidonda ayagala kusiba biwundu anataka kufunga vidonda vyako mafuta anataka kuweka dawa kusema obulamu anataka kupatia utambule mu lugendo lya Yesu kwa jina la Yesu kulira Yesu engalo wakipigana na makofi
omusajja abadde tasobola kuyimirira, alikuwa hawezi kusimama, abadde tasobola kutuula, alikuwa hawezi kukaa, abatemu gwe babadde bakubyekubye alikuwa amepigwa vizuri olw'Omusamaliya omulungi. kwa ajili ya Msamaria mwema. Olwaleero atudde, Siku ya leo amekaa, olwaleero atudde, siku ya leo amekaa, olwaleero atudde. leo amekaa. Embeera gy'obadde oyitamu, Hivyo alikuwa anapigana Yesu mawe. ayingiddewo, Yesu ameingia, ayagala kutereeza, anataka kuponya, ayagala kuyamba, anataka kusaidia, ayagala kutaasa, anataka kusaidia, ayagala kutaasa. anataka kusaidia. Embeera yabadde ekutawanya paka. Ulikuwa unapitia mambo magumu sana. Omulokozi buzze mu nnyumba yo. Ukombozi umekuja nyumbani Gambira mwako. mulirwana wo, omulokozi buzze mu nnyumba yo. Sema na jirani yako, Gambira mulirwana wo, omulokozi buzze mu nnyumba yo. jirani yako Omusajja n'afuna omulokozi, omusajja n'ayambibwa, kakati ayimusiza emikono, yeebaza Katonda, yeebaza Katonda. Ekubira Yesu engalo, Yesu makofi ya kweli. Yesu engalo, Pigia Yesu makofi. aliwa n'andigida, Cheza. yeebaza Yesu, Shukuru Mungu. yeebaza Yesu, Shukuru Mungu. eyamutaasiza, Ndiye alimufanya. yongera Yesu engalo. Pigie Bwana Yesu makofi ya nguvu. Simanyi mbeera ki gy'obadde oyitamu, Unapitia magapi? osanga ensi yakubakuba, Dunia imekunyorosha obulamu kabisa. bulinga obwagenda, Maisha yake yeleweke, Yesu aze nakitukola, lakini Mungu amekuja na kitu. ayagala kukola ng'Omusamaliya, Anataka kufanya repair. ayagala bulamu bwo. Anataka maisha Abaana yako. bonna baali baagaana, Wengine walikuwa wamekataa. olowoozaako baalemererwa, Walikuwa wanadhania watakusaidia. omugagga w'ekika yalemererwa, Huyo tajiri wa familia alikataa. bakusindikira lubaale, Kutumia mapepo. bakola byonna bye baakola. Fanya sadaka wewe. Omusamaliya omulungi Ule Msamaria amala mwema. okuyingirawo, Akiingia. yabingira lubaale, Mapepo abantu zote. b'ekika Maskini wa ebyo familia. byabitwala, Anachukua. obulamu obupya, Amen. ebyo byonna abitwala. Zote amechukua. Oyo nno gwe nazze naye, Ndiyo huyo Yesu amekuja. gwe bayita Omusamaliya omulungi, Ndiyo Msamaria mwema, ndiyo ye Yesu Kristo, ni Yesu Kristo pekee. yawaayo obulamu bwe, Alipeana maisha yake, yawaayo obulamu bwe, alipeana uzima olwo nange, kwa ajili yangu na wewe. awo n'awaddeyo sente ze, Huyu amepeana pesa, awaddeyo sente ze, amepeana pesa, n'aziwaayo, anapeana pesa. nawo n'omusajja Ndiyo huyo mwenye eyagombatemu ndiyo alikuwa asobola amepigwa, okununulibwa. anunuliwe. Nziza okwogera eri obulamu bwo, Anataka kuongea katika maisha. Omusamaliya omulungi Msamaria mwema yakola bw'atyo, alifanya hivi. ne Yesu bw'ayagala okukola bw'atyo Yesu anataka eri obulamu bwo mu linnya katika ly'Yesu. maisha yako katika jina la Yesu. Bw'atyo bw'ayagala okukola. Vile Mungu anataka kufanya hivyo. Bakabona bagezaako, Wafalme walijaribu, bakabona bagezaako, wafalme walijaribu. mwana watu Mtoto eri gye twali, kwenye tulitoka, faaza bwe bakusanga mu mbeera eyo, wafaza wanakufukuta hapa, bakusiiga kusiibula kw'abalwadde, wanasema wewe enda ni ne mgonjwa, bagamba nti genda bulungi, wanakwambia wewe enda salama, genda bulungi, Genda salama. ne bakusiibula. Wanakufukuza. Naye Omusamaliya omulungi gwenjogerako Na Omusamaliya ayingira mu nnyumba yo, Ingia kwa nyumba yako. nakusiibula busiibuzi, hawezi kuondoa akutiza obulamu, Anakurudishia uzima. nakuyamba. anakusaidia. Indeso Omusamaliya omulungi Msamaria mwema amekuja naye, akutaasa olwaleero, wacha kusaidia siku ya leo, akutaasa wacha olwaleero, kusaidia siku ya leo, atwale ebiwundu byonna wacha achukue ebyakubisibwako, vidonda vyote ulikuwa akuyambe osobole wacha okusumululwa, kusaidia ndiyo funguliwe, alokole obulamu bwo. bila kuokoa Ffenna kuponya. abali ku kisaawe tuyimire ku magulu Sisi gaffe, tukapa, wacha tusimame kwa miguu kubanga yetu. twetaaga Omusamaliya Kwani ono, tunahitaji Msamaria, twetaaga Omusamaliya ono, tunahitaji Msamaria. ama neetaaga Omusamaliya ono. Sema nahitaji huyu Wonna w'oliyimusa emikono gyo, upo, wonna w'oliyimusa emikono gyo, upo. gamba nti ayi Yesu, Sema Bwana Yesu, gamba ayi Yesu, Bwana Yesu, yegwe Musamaliya wange, Msamaria wangu, yegwe Musamaliya wange, Msamaria wangu, asobola okunyamba msaada wangu olwaleero, siku ya leo, olwaleero, leo. jangu oyingire mu bulamu Ingia bwange, katika maisha yangu, oyingire mu bulamu bwange, ingia katika maisha yangu, kyusa obulamu bwange, nibadilishe Baba, kyusa obulamu bwange, badilishe Baba, kyusa obulamu bwange, badilishe Baba. ebbanga ddene Bwana ni mrefu, mbadde mbonaabona, nilikuwa nateseka, mbadde nkaaba, nilikuwa nalia, naye neetaaga gwe, lakini nahitaji wewe, neetaaga gwe, nahitaji wewe. osobola okuba nga obadde okaabira mu nnyumba yo. Ulikuwa unalilia kwa nyumba yako, Omusamaliya omulungi nazze naye, Msamaria amekuja hapa. sembera wano ku katuuti, Songa hapo karibu, genda kusabira, nataka kuombewa. Katonda anaakuyamba, Katonda anaakutaasa, Ndiye atakunyorosha, Katonda anaakutaasa. ndiye atakusaidia. Yangu wano tusabe, Songa mbele, Katonda tuombe. agenda kutaasa, Ndiye Katonda atakusaidia, agenda kutaasa, ndiye atakusaidia, Katonda agenda kutaasa. ndiye atakusaidia. Omusamaliya omulungi Msamaria agenda kuyingira mu nnyumba yo,
kusiba ebiwundo musembere wano bwe muti agenda kusiba ebiwundo mubanyambira abo bajje mubakubire mu ngalo nga bajja leka omusamaliya omulungi ajja abasiba ebiwundo olwaleka omusamaliya omulungi ajja abasiba ebiwundo olwaleka omusamaliya omulungi abonedde mu nsi eyo abalogo babadde babaloga babadde babakola byonaye babakola abakoze byonaye babakoze naye olwaleero aliwo omusamaliya omulungi ayingira mu nyumba yo ayagala kutaasa abasooka bonna baali banyazi abasooka bonna baali banyazi abasooka bonna baali banyazi abasooka bonna baali banyazi lakini Yesu anayingira mu bulamu vinaingia katika maisha yako, maisha yake yanabadilika. Acha ongee katika maisha yako. Na yeye pia alikuwa vibaya. Wanahitaji Msamaria aingie katika maisha yako. Msamaria aingie katika maisha yako. Acha ongee katika maisha yako.